Mwaramutse, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi nongeye kwifuza ko dusangira ijambo ry'Imana. Uyu munsi turaganira muri Matayo igice cya 13 umurongo wa 24 kugeza kwa 30. Aho Mwami Yesu yigishaga abantu abacira umugani agereranya ubwami bw'ijuru n'umuntu wahinze imbuto mu murima. Aho sobanura guhera ku murongo wa 36 kugeza kwa 43. Avugamo ibintu byinshi, avuga ko umwana w'umuntu yateyemo imbuto mu murima. Uwo mwana w'umuntu niko yakundaga kwiyita ni Yesu. Umwana w'umuntu rero, Yesu niwe waremye kuko Imana iremesha ijambo ryayo. Hano hari imirongo myinshi cyane bigaragaza. Abakozi be ni abamarayika. Yateye imbuto mbese nziza mu murima, ariko umwanzi wateramo imbi. Kuko yavuze ko hari umunsi w'isarura rero. Uriya munsi w'isarura ntago waje kubera icyaha, ahubwo umunsi w'isarura waje nyine agitekereza gutera imbuto. Kuko utera imbuto ugira ngo ziyongere uzanazisarure. Ari nabyo yakoze, yateye imbuto mu isi, none tumaje kwiyongera, tumaje kuba biliyoni nyinshi cyane. Uyu munsi rero wo gusarura ni umunsi yagennye kuva kera, ntago yawugennye kubera ko icyaha cyinjiye mu isi. Ntago Adamu na Eva bacumuye ngo ahita ashyiraho umunsi wo gusarura, ahubwo umunsi wo wahoze. Urabona ko hano ahita abibwira n'abamarayika, kavuga ngo mutegereze umunsi w'isarura. Ni ukuvuga ko uwo munsi wo wari usanzwe unahari. Twagombaga kubanza kuza mu isi tukororoka, twamara kugwira, noneho akabona kuza akatujyana mu bwami, tumajije kuremwa neza birangiye, kandi Imana iremesha ijambo ryayo. Reka noneho tubirebe mu nkuru irambuye hano hasi. Hari ibibazo byinshi twibaza muri ubu buzima. Mbese twavuye hehe? Mbese twararemwe koko? Yesu waturemye ari hehe? Yaturemeye iki? Ese kubera iki tutamubona n'amaso? Mbese kubera iki kuri isi hari ububabare? Ni ibibazo byinshi tugenda twibaza, rimwe na rimwe ugasanga nta n'igisubizo dufite. Njye rero nagize amahirwe yo kubisobanukirwa, niyo mpamvu nshaka kubibasangiza. Ugiza kuri iyi YouTube channel kenshi kureba video nshya nashyizeho, nzaza ngerageza nshyiraho video byibuze buri cyumweru kugira ngo dusangire ubutumwa bwiza. None rero kora subscribe, ukomentinge, unasharing ino video kugira ngo abantu benshi ubutumwa bwiza bubagereho. Kubera iki Imana yaturemye? Imana yaremye abantu nk'urubyaro rwayo kugira ngo igire umuryango ari we yita ubwami. Ariko nitujya tuvuga ubwami ntukumve buno bwo kwisi. Buno bwo kwisi bwo buranduye, buvanzemo ikibi, burimo kwikunda cyane gukabije. Kandi ubundi Imana ni urukundo, ni nko kuri umubyeyi abakunda abana be. Niyo mpamvu rero yaremye umuntu mu ishusho yayo no mu misusire yayo. Tubisanga mu ntangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. Ni nkaho mbese yatubyaye tukaba urubyaro rwayo, ikatwita abana bayo, ndetse ahubwo natwe twemerewe kuyita data. Ni ryari se tuzagera muri ubwo bwami? Mu mugani w'urukungu mu masaka hahishemo gahunda yose Imana ifitiye muntu n'icyayiteye kumurema. Nuko bacira undi mugani aravuga ati, ubwami bwo mu ijuru bugeranwa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinzira, umwanzi araza bibamo urukungu mu masaka aragenda. Nuko amaze kumera no kwera, urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baraza babaza umutware bati, mutware, ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe? None urukungu rurimo rwavuye? Ati, umwanzi niwe wagize atyo. Abagaragu be baramubaza bati, none urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe ati, oya, ahari nimurandura urukungu murararandurana n'amasaka. Mureke bikurane byombi bigeze igihe cyo gusarurwa. Mwisarura nzabwira abasaruzi nti, mubanze muteranye urukungu mu ruhambire imitwaro mu rutwike, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. Uyu mugani wanditse muri Matayo igice cya 13 umurongo wa 24 kugeza kwa 30. Guhera ku gice cya 36 umurongo wa 43, tega amatwi neza wumva uko yawusobanuye. Maze asezera ku bantu yinjira mu nzu, abigishwa be baramwegera bati, dusobanura umugani w'urukungu rwo mu murima. Arabasubiza ati,
ubiba imbuto nziza ni umwana w'umuntu, umurima ni isi. Imbuto nziza nizo bana b'ubwami, urukungu ni abana b'umubi. Umwanzi warubibye ni umwanzi ari we Satani. Isarura ni imperuka y'isi, abasaruzi ni abamarayika. Nk'uko urukungu rurandurwa rugatwikwa, niko bizamera ku mperuka y'isi. Umwana w'umuntu azatuma abamarayika be bateranye ibintu bigusha byose n'inkozi z'ibibi babikure mu bwami bwe, babajugunye mu itanura ry'umuriro. Niho bazarira bagahekenya amenyo. Icyo gihe abakiranutsi bo bazarabagirana nk'izuba mu bwami bwa se. Ufite amatwi niyumve. Urabona ko abantu baremwe kuba abana b'ubwami ku mpera y'isi, kuko hariya haravuga ngo ubwami bwabateganyirijwe kuva isi itararemwa. Ni ukuvuga ngo Imana yaremye ibintu byose igamije ubwami bwayo, kandi nitwe tuzaba abana bo muri ubwo bwami. Ariko iracyari kuturema. Uracyabona ko abantu baravuka bagakura, ntabwo twe twarangira kuremwa. N'ibiti birakura, n'inyamaswa ziracyakura, ariko nihaza ubuzima buhoraho. Ibi byose bizavaho, nabyo reka dukomeze turaza kubibona imbere. Yangiye abakozi be gukuramo imbuto mbi kubera ko ni nziza zarangije kwandura. Atoya, ahari nimurandura urukungu murarurandurana n'amasaka, mureke bikure byombi bigeze igihe cyo gusarurwa. Mu by'ukuri dutera imbuto kugira ngo ziyongere zibe nyinshi. Ntabwo dutera imbuto kugira ngo zibe mu murima gusa, ahubwo tuba tuzikeneye kuzikoresha cyangwa se kuziteka no kuzirya. Ariko kubera ko ari nkeya tukazitera mu murima kugira ngo zibanze ziyongere. Umwana w'umuntu ari we Yesu yateye imbuto nziza z'abana b'ubwami kugira ngo ziziyongere. None tumaje kuba biliyoni nyinshi mu isi. Ku munsi w'isarura abamarayika bazakuramo imbuto mbi zatewe n'umwanzi bazijugunya mu muriro. Naho izeze zizajyanwa mu bwami kuba abana b'ubwami. Icyo gihe kubyara bizavaho, kuko umwana w'umuntu azaba arangije kurema adakeneye kandi ko twiyongera. Ibi nabyo bisobanuye bamubajije uzaba umugabo w'umugore warongowe n'abavandimwe 7. Yarababwiye ati mwizuka ntibarongora kandi ntibashyingirwa, ahubwo bamera nk'abamarayika bo mu ijuru. Icyo gihe rero tuzaba twarangije kuremwa, Imana itagikeneye ko twiyongerana. None se kuki turi mu isi? Niyo mpamvu tukiri ku isi, kuko tugomba kubanza kororoka kugeza ku munsi w'isarura. Imana yaremye Adamu na Eva irababwira iti nimwororoke mugwire mwuzure isi, muyimenyereze n'ibirimo byose. Ari nabyo yabwiye Nowa, ari nabyo yabwiye Aburahamu. Tubisanga mu ntangiriro igice cya mbere umurongo wa 28, intangiriro igice cya 9 umurongo wa mbere, intangiriro igice cya 22 umurongo wa 17, n'intangiriro igice cya 26 umurongo wa 4. Ubuzima ntabwo ari bugufi nk'uko bamwe bakunze kwibwira. Ubuzima ubundi ntibugira iherezo, kuko niko tuzamera umunsi yaje gusarura. Hano ku isi ubuzima buri kuremwa, ntabwo bwari bwatangira neza. Ntabwo turatangira kubaho ubundi busanzwe, kuko tugomba kugira ubuzima buhoraho. Abantu bakunda kukubwira ko ari bugufi ni abakozi baba wundi nyine bashaka ko wangiza ubuzima bwawe. Baba bagusunika ngo urusheho kubwangiza. Buri gihe barenzaho inama zikuroha ngo ubwangize. Uzabatega amatwi neza uzumva baba bakugira inama ngo wangize ubuzima bwawe. Ngo ubuzima ni bugufi, ngo ikoresha ibi. Ngo ubuzima ni bugufi, ngo kora ibi. None se kuki dupfa? Abana bagapfa ndetse n'abantu beza bagapfa. Ikibi kiri mu isi kandi gitera icyaha. Urupfu ni ingaruka z'icyaha. Icyaha rero nicyo cyazanye urupfu, kandi urupfu rutwara abantu bose, abeza n'ababi, abakuru n'abato, kuko nyine ari ingaruka z'icyaha, kandi ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Abaroma 3:23 haravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Abaroma 5:12 haravuga ngo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Nzabisobanura neza nkoresheje igitabo cyo kurema, nibwo muzabasha kubyumva. Ariko umwana nujya kubona ukabona umwana arapfuye ntibikaguhangayikisha, kuko ubuzima buba bwarangije kuremwa ubusanzwe. Abasigaye ubuzima buhoraho. Gupfa kandi si ikibazo cyane ku Mana, kuko ibarangije kuremwa ubuzima, kandi abantu bose babona nk'aho ari bazima, ndetse niba baba barapfuye mu isi bagahambwa. Aha nabyo umwami Yesu yabisobanuye muri Matayo 22 igice cya 31 kugeza ku 32.
aravuga ati ariko se ibyerekeye kuzuka kw'abapfuye ntimwari mwasoma icyo Imana yababwiye ngo ni njye Mana ya Aburahamu, Imana ya Isaka n'iya Yakobo? Imana si Imana y'abapfuye, ahubwo bose ni bazima kuri yo. Iyo turebye rero niyo twaba twarapfuye kubera ko ifite ubushobozi bwo kongera kutugarura mu buzima, n'umubiri upfa ubundi umwuka ugahoraho. Iyo ubibona turi bazima n'ubundi kuko ifite ubushobozi bwo kutugarura mu buzima.